amahirwe yo kwiga nagarukiye mu ishuri ribanza mu mwaka wa 4 primaire niribanza uzi kandusha rimwe arandusha rimwe mu wa gatatu ngaho nyufu uzi ko mwana ajyanzanira nkaho mu waka ngo musobanurire nkavuga ati hapfe vuguvuye anga ibyo bintu bimvana imbere yengeze namusobanurira iki abarabiza abana banje ko ntize nababwira ati ntabyo nzi barakuzanira icyongereza ngo nakikubwira ujye ureba hasi nka mbeguru maze nakariya gato karakimbwira nkacanganyikirwa ngo mubwire ngo so ndaje ofete so ndaje mukanya reka nabwira gashanga mukuru wabo akajya kubasemurira ntabyo ngewe abana bacu bazayiga ariko Imana izaduha amahirwe tuziga ibihekane byose ndabizi nzi hari igihekane nge ntarinzi ariko ari inshyushyu oya inshyushyu reka na sa na ha na ya nikihe inshyushyu se si sa na ha na ya na se niki ni na cya niyo na saha ya ugiye kuri shwa hazaho na saha ya wa ibyo cyose ntanagishobora biba bigoye mwana ariko ibintu byarorotse 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 ni yashya twavuga oya uyu muntu ashaka kuba ntago twamenya habyutse ndabona ntazi nese bashobora kwandika inshwabari nabishobora ntabyo nzi ntabwo washobora nashashya kuvuga ngo ibintu byaroroshye ndibeshya sorry inshwabari ewe amashuri nayo ntakasa muto inshwabari na cana wa ijambo gucweza washobora kuryandika icwende cyangwa abacweza ubwo se si izina rya Yesu oya vuga si cana wa na cana wa na da na cana wa na da se karida nyine umva uyu nawe nana iki produce bamwe tujyana mu ishuri nawe mwazana tutahasere ndanganyasha inda na da urusyo rugira icyegekane urusyo igekane aryo bwo igekane cyane na sana wa ibyara oya ni na ta na wa nta cyane bandika sana yaguze hari ibintu tutashobora mwanza kwiga ntago nari kubishobora hari ibintu kwandika ijambo inskwegegere ntabyo nge nashobora inskwegegere nagenda ntarandika iskwegegere kwandika marero zo kwandika oya ngaho da biragoye iki hazamo za mana pana ya serupitinyiro tisinge nabyandika wabyandika twagiye se ru ki ni icegekane serupitinyiro tisi chini mana pa iyo ni mpahari mana pa na wa serupitinyiro ava tutasebera hano ava tudaseba nyabo muri mubona dusabye adushyire mu ishuri nese ko tutarasaza ku buryo tutajya kwiga twajya kwiga da nese ugira ngo hano haje umuntu akaduha ubumenyi tukabasha kwicara mu ishuri tukiga nge ndanabikunda kwiga ninyabona nzajya kwigira nakongereza ubu se ko nibitseho agapapuro kanje ejo ni nurira wenda nk'indege nkagenda nziregura mvuga iki ubundi njyewe ntabyo sinanamenya naho sinzi naho umupaka uba ariko urumva nyine ntabwo nzi naho umupaka uba ntabwo uzi umupaka uba no ku kibuga cy'indege naho ntabwo nkwereke vuga ngo imbere y'Imana ishobora byose sindagera muri Uganda sindagera muri Kenya sindagera ibyo byose shareka nkubwiye sindabikandagiramo imbere y'Imana Maria ro sindahakandagira kwiga ni byiza no ku mupaka ari umupaka
sindawukandagiraho ikindi no ku kibuga cy'indege sindahakandagira Yesu Imana hakugeze pe njyewe ndamuzana hangeze munyereka atandi ku kibuga cy'indege wenda munyereka na uzinjiremo kwinjiramo nibyo byiza sindigera mbona indege ahantu yaguye nyibona gutya mu kirere itambuka ntaye nkawe uko nuko ijambo ry'Imana indege igana reka uragoye kera njyewe nagiye muri ya yindi yo muri Egisipo indege ingana gute wowe iba ari nini ntese uba ubona ari ntoya nyese ndabibona ibyo ngibyo oya nye none se uba ubona ari ntoya bamwe dusebya namwe dukomeye oya tuvuge none se uba ubona ari ikintu gitoya njyewe nyibona itambuka yacanye ubutara bw'umutuku niba n'icyatsi ariko kwa kundi biciye pyo igenda oya ibiparitse ntabwo nyine bigaragara nyine nk'ikintu nyine kinini cyane wenda mu kirere ubona nyine ari nk'ikintu wenda kinini ariko yiparitse ntabwo ubona nyine ari ikintu nyine kinini ni nkuko nyine wabona nk'ivatiri iparitse hariya none se we mureke mbabazi abantu ba mu ndege reka nkubaze abantu ba mu ndege bagira ahantu bajya kwihagarika na toilette ziba mu mana na restaurant barabigira bikamanuka mu isi oya byose nyine bikoranye neza ntabwo umuntu wawukira oya ntujye ubona se turiya dutuwarete tugendanwa twonse habaho iyo mu nzu yo bamenamo amazi bikagenda ubwo babimanura mu isi iyo bageze nk'ahantu hari igishanga bahita bohereza igishashi nawe ujya ukomeza ubujiji ndi kuvuga ukuri nk'uko kuri none se biberamo nese ntabwo ujya ubona tuwarete zigenda ntabwo ujya uzibona turiya dutuwarete tuba tumeze nk'utuzu oya n'utundi dutuwarete tuba tumeze nk'utuzu ibyo ntabyo nzi twikomereze mwo no kudusebya ni nayo yayo oya ntabwo ari erega kumenya njye ndi mu gihugu cy'Ubugande naragiye nsigara mu isoko sigaye mu isoko noneho ndebye abantu twari turi kumwe ndababura nkabona abantu bose baravuga ikigande baravuga n'icyongereza ndireba ndibura uzi ikintu nakoze njyewe ntago nayoberwa umunyarwanda aho ari hose ntago napfa kuyoberwa umunyarwanda njye nahise soka nyine njya hanze aho twinjiriye mpita mbona umuma ndazenguruka ahantu bari gucuruza ibintu amata n'ibindi bintu nyine bari gucuruza amata y'ifu bari gucuruza mpita mbona umumama wicaye aho ngaho uri gucuruza imyenda mpita mbona ko ari umunyarwanda mpitamubaza mu kinyarwanda none mpitamusobanura we nahise muha nimero yabo twari turi kumwe bahamagaza nimero yawo kuko nje nta nimero nari ifite y'ingande basanga ababwira aho mpagaze barahasanga nese ubwo nimba uzana ubujiji nk'ubwo ugeze mu Bugande bakaguta ahantu wakidefanda gute nese kuki utazajya ahubwo reka nkubwire hari umuntu ujya unyandikira kuri nuza kuri WhatsApp yashaka kwigendera abavuga ngo wasuze gutyo sobo wasuze cya wasuze burungi ntabwo tumugabo nasuze burungi reka nambwiye ngo ntabwo nigeze nsuba iryo wasuze nabwo ni ukuri kw'Imana gake nasuze wasuze nyereza twatuntu two guseka tubwa none se kumbwiye ngo nagusuriye nkaba ntasuze uragira ngo nkore iki yego agiye kumwe no sinzi ibindi bintu yandika kubisoma byo biranananira njya gusomesha narambwira ngo ntukajye ujya gusomesha rero nkugire iyindi nama muri telefone hari aga systeme karimo ngiye niyo wanyandikira uri muri Canada cyangwa uri mu Burayi ukanyandikira mu Cyongereza hari aga systeme westara muri telefone noneho umuntu nimba kwandikiye mu Cyongereza ugahita ubishyira mu Kinyarwanda none unyine ugahita ukanda kuri rya jambo ry'Icyongereza ukabishyira mu Kinyarwanda ukamenya ijambo akubwiye wajya kumusubiza nawe yego bakita harya nabishize mu Kinyarwanda ukikukonera kucyumva abishira muri system none baki wonyine ubishyira mu Kinyarwanda bakita translate noneho iyo ugiye kwandika mu Kinyarwanda wandika mu Kinyarwanda wamara kwandika mu Kinyarwanda ugahita ukanda ku kantu k'Icyongereza bikamugeraho ari Icyongereza ntibimugeraho ari Ikinyarwanda noneho we yagusubiza mu Cyongereza nawe ugahita ukanda ukabishyira mu Kinyarwanda ugasobanukirwa mu Kinyarwanda nta nubwo arane umuntu ugusuzugura reka baransuzugura ari n'ibyo banyoherereje ntabwo ari kujya wongeraho n'atatu y'Ibutare navutse we ntago wapfa kunsuzugura uko wiboneye niba ari uw'Ibutare uri umushikazi ari uw'Ibutare ngize yego ntakajyagira umuntu ugucisha bicaranye ubwenge ubwo urafata ukajya kwirirwa usomesha ngewe reka mbaza nkubwira ikintu cyo gusomesha mukwano kwagaranya ikintu cyo gusomesha nge nakundanye n'umuntu tumaze gukundana uyu muntu akajya nyandikira mu Cyongereza nkajya njya gusomesa ku mugore w'inshuti yanjye yarangiza ahubwo birangira
akajya mwandikira ibintu ntazi kugira ngo njye kumenya ubundi uyu umujura iyo utaribwa ntumenya kurinda ndangije nkajya njya gusomesha umugore arangije ntiyahindukiye akamwandikira message z'uko ntamukeneye akamwereka yuko ntamushaka nta n'ikintu mfite kuvugana nawe wa mugore agahindukira ku ruhande bakajya bivuganira mukasoringa amwumvisha ko ari njye mubi amwumvisha n'iki sinaje kubimenya nyuma. Yesu umwana w'intama we. None ubwo urumva ubonye nk'umuntu akagukunda avuga icyongereza byagenda gute wajya uza kundeba ngo ngusomere mbonye none uwo muntu uza amafaranga yaragiye kunyoherereza kugira ngo uwo mugore ajye kunsubiriza yandika yuko nta bufasha nyeneye kuri uwo muntu yaragiye kungurira inzu y'abana. Niyo mpamvu nanjye nize ubwo bwenge kandi giye no muri covid nize icyongereza ngenda cyumva ariko kugisubiza ntago mbishobora. Niyo mpamvu ushaka kusubira ku ishuri nkiga byibuza nk'amezi 3 nkagera n'akantu byibuza amenyamo wazajya umbaza nyine n'amazina yanjye nkayibwira nagera n'ahantu gusaba ibiryo nkabisaba. My name is Maria Rosa niyo mukesha cyane tukajya twigana no mu cyongereza nyine ukuntu biba biryoshye ntabwo nabyumva ngo mbisubize urumva haruro rudari umva ngo how rudari how are you cyangwa oya how rudari bintu bya rudari banyigisha ntabyo nigeze numva mu byo twaje kukuraya ikintu cyambabaje Maria nari nibagiye kukikubwira Maria nagiye gushaka provisoire nicyo kintu cyambabaje hakuye munara nakazi provisoire nagiye gushaka provisoire ngiye gushaka provisoire mbana provisoire njya kuyikora bwa mbere najya nyicara kuri mashini bakankubita ikibazo kirekire najya gusoma iminota ikamfata nkose nk'ibizami 4-5 bwa mbere mba ndatsinzwe bwa kabiri mba ndatsinzwe bwa gatatu ndaza mba ncatinze wa undi bita tica nkotanye nkajya nigira mu buriri mbiboroka mfite n'umwarimu uza kunyigisha mu rugo ku bwa nabonye provisoire inkozi ishoye ndayifite ndi no kwiga utari mugenzi wanjye ejo bundi nari ndi no muri immigration mfite nagiye kureba laissez passer yanjye oya ngirenye kwereke nashyari ngira ariko nawe umaze gutera intambwe wa ngomba no kwiga nkamenya ntabwo hano ariho tuzagira gusa Imana yatubwiye ko tuzayikorera tukajya no mfite provisoire na permis ngiye kuyibona ndi kwiga nageze noneho muri immigration surpasse nanyibwire byo muri immigration twigenderera wageze muri immigration passport we bwira mbwa turakira kugira aho ngaho nyuma mbwira ko wonyere passport nageze muri immigration none se bavuga ibyongereza ubwo nguki mba ndahageze ubwo barabanje banyoherereza message bwa mbere yo kugira ngo njye kwifotoza none nago narinzi mwana ko bagenda ariko niyo mpamvu ibitambaro nabonye ko igitambaro hari ahantu kidakora mwana hari ahantu kidakora none uzi kugira ngo njye kubona igisokozo cyo gusokoza nagezeyo maze kugerayo masanga abantu bakomeye gusa abantu bize byonyine no guca ahantu kuri reception kugira ngo winjireyo muri immigration biba bitoroshye nabyo barabanza bakagucekinga bakagusaka neza fresh ndangije mba ndagiye ndicaye ariko ngiye buriya ntago njya nicara ngiye muri kwaka service ahantu ntabanjije kubaza bandagenda banjije ndabaza ahantu ndi bunyure barambwira ati uranyura hanaha jyane indangamuntu yawe ugende wicare barampamagaye ngo nje kwifotoza ngezweho nyine bibari ku murongo mu gisirimu bibari ku murongo nta bintu by'akavuyo bimwe by'akajagari byo gucanaho nk'abantu bagiye kurangura inyanya cyangwa dodo muri Nyabugogo reka ubwo nyine aho ugeze umurongo ni ukwicara nta byo gutangurana kandi n'abandi baba bakureba nyine na za kamera ziba zihari wicara mu byubahiro witonze nyine nk'umuntu ugiye gusaba igipapuro kikujyana nyine mu bihugu bya kure nyine nk'umuntu wo mu byubahiro ku buryo nta n'umuntu wagucishamo ijisho kutanize wicaye hari ahantu n'abantu bize gusa babitarya ngo n'abangerefone uzagenda yishyura pasiporo y'imyaka 10 n'ibihumbi 100 uramenye da urumva banagenda ndicaye nako bajya kumfotora rero bandagiye hari agatebe bakwicazaho nyine neza ku buryo uregera nyine nk'izi kamera nyine ziba zituri imbere ukitunganya neza ugiye kumfotora ambwira ati mabusha kuramo icyo gitambaro ayiwe none ubonye umusatsi nari mfite injwiri ntabwo uri kubona ko hari ukuntu byahindutse mu mutwe byarahindutse pe nari mfite injwiri none nta gisokozo nta hantu ntiri gisokozo ndagiye negereye
umukire twari twicaranye afite amazi mubwira nyine ikibazo kimbayo ndamubwira ati wampaye kuri ayo mazi urumva muri migration ntiwahita ubona ahantu ugura amazi nagiye hanze ndagenda nyine nkajya siga mu utuzi kugira ngo agasatsi nyine kaze kurambuka nze kumera neza kuko urumva ibisatsi n'ibitambaro byari byitsindagiye emeze nabi agenda bundi baramfotora mpita mbona agaciro k'umusatsi w'umuntu n'igitambaro gucya wubaha n'iki imbere y'ibindi byose gutya ubundi n'ifoto uzayirebe uzi ifoto yo kuri Snap ifotojwe na Snapchat urayizi ntabwo iriya foto ijya yemerwa mu bintu runaka nyine wenda nk'uko bayishyira nyine nko muri iyo karita ugiye kwaka ifoto kereka iyi kamera nyine iri imbere nyine ariyo yamfotoye izo foto nizo ziba zemewe kandi ifoto yawe iba yemewe hari ukuntu umuntu ajya nko gushaka amakuru y'umuntu nabonye babishaka kuri Google noneho washyiramo ifoto y'umuntu igahita igaragaza Claudine akunda kwambara iyi myenda Claudine wabimenye tutabibwiye abantu yego barabimenya iterambere wa mugore we ryaraje turapfuye iterambere ryaraje hari ukuntu babishyiramo bamara kubishyiramo noneho bikagaragaza ngewe hari umuntu wabinkoreye ahita abona ko nkunda kwambara inshuro nyinshi imyenda yanjye n'ibara ry'umuhondo gene kundira umuhondo mu myenda yanjye nako nge namwe ndagira nkunda ariko iyo ukunda kwambara igihe cyose bigenda biza nyine urumva narinde kukubwira ngo ugomba kujya usirimuka mu mutwe ugomba gusirimuka mu mutwe kuko iterambere turi kugenda iterambere riri kugenda ritera imbere riri kudusiga nabano bana bacu turi kubyara nibo bagomba kutwigisha n'abasirimu ubejo bundi urumva muri abo bana batanu ntago habuzemo nka batatu bazurira indege bakajya mu bihugu byo hanze none nibazajya baba bari hanze y'umwana amaze kugera muri bira bihugu ko atangira yivugisha nyine ziriya ndimi akajya kubwira ati comment ça va utanazi utanariza qu'est-ce que tu fais je m'appelle utazi niyo biva ngo rara tete je marara tete ibintu bibe ngaginyumvire urumva niyo mpamvu tugomba kwiga tukamenya ubumenyi ntabwo turasaza ku buryo tutajya mu ishuri ngo twige tumenye ubumenyi ibyo byose ugenda nyine ubyihuguramo ntuzumve ngo kuko utize ntiwabasha gutwara imodoka ugomba kwisobanukirwa Mariya jya wisobanukirwe kandi wiyubahe wiheshe n'agaciro kuko iyo utiyubashye ni wiheshe n'agaciro umuntu aragusuzugura we njyewe nta gihe cyo kubaho numva ngifite ntabwo byose nakorerwa wihebye twikomereza ibintu wifata nk'umupfu kuki wumva wihebye jewe n'undi warapfuye se nanjye mbona naragiye oya ntabyo ndi mu marembera oya hafi twikomereza bivira aho ngaho ukara akantu kari kanyuzemo ko twiganiriza abantu si Claudine nyine urumva doyetemo yaje buryo yagiye muri migration sha uzi kujya aho hantu hakaze gutyo njye banze ubwo nkandagiyeho nakubita igihwere urireba ukibura mwana hari ahantu ukandagira ukireba ukibura njyewe ubundi ahantu njya nifuza gukandagira nashaka nkapfa ni mu ndege wenda nkakariza muturage singiraho nkayireba gusa nashaka nkahita nipfira ibintu byoroshye n'ejo wagenda ukayicaramo Mariya Rose yewe hafi byihorere uzi kuba nk'umuntu wigeze kuvuga ngo wamuha kuzakandagira mu indege yashaka agapfa akarwara yarwaye kanseri yo mu mutwe wenyine hazamo inyo zikajya zica mu matwi igihugu kimutera inkunga bamwuriza indege bajya kumuvuza mu Buhinde urumva yageze hanze baranamuvura noneho wumva igitangaza Imana yakoze yageze hanze baramuvura arangije kumuvura n'umugabo urumva bahagurukanye mu ndege bajyana nyine kwivuza hanze ageze hanze baramuvura muri ubwo burwayi bwe ahubwo birangira n'umugabo mutereye y'inda umwana avukira hanze yaragiye kwivuza urumva yagarutse rwose yaranakize Imana imuremera ubuzima oyanjye ntabuze ariko ntukajye wiheba ibintu byose umuntu agifite umwuka umuntu wese agihumeka ibintu byose biremera wanyu njyewe ntago nakiheba magingaye umuntu avuye mu Rwanda twiga akagera muri Kenya akabyarira y'umwana yaba ari umunyarwanda cyangwa yaba ari umunyakenya yaba ari umunyarwanda kubera ko inda yayikuye yaba inda bayimutereye hano iwacu mu gihugu ageze rero akamubyara umwana ko yari uwacu mu gihugu kubera ko ariho yaryamye inda bakayimutera umwana yaba ari uw'igihugu ibibaho niyo wakurira indege uyu munsi ukagerayo uyu munsi ugahita ubyarira mu bitaro byo muri Amerika uwo mwana yitwa nyine ko ari umwene gihugu w'icyo gihugu ntago bivuga ko ari umunyarwanda kuko inda yayikuye mu Rwanda kambaza kandi kantu Claudine none ngaha turi mu gihugu cy'u Rwanda
turi saa 6 zishyira saa 7 uramutse ufashe indege ukerekera uri mu kirere wenda cy'u Rwanda wenda tuvuge wenda uvuye mu kirere cy'u Rwanda ukagenda warenze Kanombe nanone nabwo ukiri mu kirere bakava kuri mu kirere cya Polande umwana akavukira mu ndege indege iri kujya Polande ariko muri mu kirere hafi muri mu kirere cya Polande umwana yaba ari umukiye gihugu yaba ari uwo muri icyo gihugu cyo muri Polande nyine yaba ari uw'indege yaba ari uwo mu gihugu cy'iyo ndege yamutwaye none njyewe uko mbyumva urumva nubwo aba ahagurutse i Kanombe agiye mu kindi gihugu indege ibihagurutse i Kanombe igiye mu kindi gihugu urumva iyo umaze dusipoze iyo uvuye mu Rwanda ugeze i Gatuna ukimara kugera i Gatuna utaranahagera wenda kuhagera konegisiyo yawe ya telefoni ihita ivaho ugahita ufata rezo y'ikindi gihugu mugiye kwinjiramo ako kanya njye numva rero ko nta hantu uwo mwana yaba ahuriye n'u Rwanda kuko yaba yamaze kugenda mu kindi none yabarurwa nande ko yaba ari mu ndege y'umwana ahubwo umwana njye numva yaba uw'indege kwa ko mu ndege no bamubarura indege bamubarura wanjishiwe nara Rwandeye umwana aba ari uwa Rwandeye nawe dusobanurira basi tubimenye muri comment genda babwira nyuma y'ikiganiro ko twari kubivuga twagerera ako kaba ari akanyuze murera ku munsi mu minsi yashize twikorana ikiganiro uri kumwe na Marie Rose tuvuga ku iteretwa ryawe n'umugabo witwa Apostle Ise ese koko hari abagiye baza muri comment ngo uwo mugore kari mwiza kuki ngagiye kwemera gusinyiranwa n'uriya mwapotere abandi bashyiraho document tugiye dutandukanye abandi utundi nibaze we na Apotre Mutabazi koko urukundo rurimo oya nta ruhare rurimo njye na rubonye nta ruhare kwandikirana oya urabeshye Mariya uransebeje ntago ari we se wanditseho Rove Nuriya se kari umukozi wanjye ari we wanditseho Rove ese umukozi wamwandikaho Rove niko yitwa urukundo yaje i Kigali rero duhita tumwita Rove kubera yitwa urukundo harya irindi zina ahubwo ko ngibagiwe ariko afite amazina abiri tumuhamagare mu kiganiro turaza kumuhamagara kugira ngo umenye ukuri wowe ubonye nyine umuntu ngo Rove ngarampamagaye ugira ngo ni Rove nyine umpamagaye ufite she oya nta sheri mfite wamenye na Mutabazi namenyanye na Mutabazi gute ngo pe twamenya ko ducira muri tuma yaje uburyo ahuye na Mutabazi kugira ngo abantu bajyaga bumva bavuga ngo Mutabazi ashaka kuba mugiye gushakana bagira ikintu baza gukora namenye na njye Mutabazi ntabwo muzi ariko kugira ngo mpure na Mutabazi bwa mbere na mbere mpura na Mutabazi twahuriye muri Ararume aho dukorera ibiganiro aho bita muri Ararume seta noneho Mutabazi ngira ngo yari yaje no gukorana ikiganiro nawe noneho mushoje gukora kuko nanjye wari ugiye kunkoresha ahita aza kunsuhuza ahantu nari nicaye urumva twari twicaye turi abantu benshi dutegereje ko badukoresha araza aradusuhuza nanjye aransuhuza ambaza amakuru birangirira nyine aho ngaho ntabwo nyuma y'ubwo ngubwo ntabwo nongeye kubona ngo Mutabazi nongere kumubona si turongera no guhura yaje nko mu biganiro kuva icyo gihe igeze atwara nimero zawe ku buryo mwigeze mugirana umubano inyuma yaho mwigeze mugirana umubano ukomeye oya nta mubano twigeze tugirana urumva nimero yo yarayinyatse nanjye mwaka nimero yiwe nimero ye ndayifite ariko nta wenda ugiye no muri telefone nta mubano nigeze ngirana nawe ni bya bindi nkora nk'ibiganiro nkamuha linki nkamwoherereza ibiganiro nk'ubu ngubu hashize nk'amezi agera nko muri 2 mwoherereza amariki sindanamwandikira ngo mubaze ngo waramutse cyangwa nawe ngambaze ngo naramutse hoya mwoherereza liki gusa nyine ariko mbere yarambazaga ati bite umeze neza mukozi w'Imana meze neza nkamubaza Apotre umeze neza kuko ntago muzi sinzi n'amateka ye ahubwo muri iyo minsi mukoresha ikiganiro nibwo umuntu w'umushuti wanjye ubibyumba yahise ambwira ati yewe we tuyu mugabo ndamuzi ati sumuzi he ahita ambwira ati uyu mugabo n'uwina ahangaha ibyumba nyine ntabwo ari ngombwa kuza kuvugira kuri kamera